natemberaga ku mbuga nkoranyambaga mpura na video ivuga yubile ya Musenyeri Filipo Rukamba, imyaka 25 amaze ari umwepiskopi wa diocese ya Butare. Kubera ko ari umusenyeri nkunda kandi nubaha, byatumye ndeba imihango yose na disikuru yose ndayumva. Ni kuri iyo disikuru nshaka kugira icyo mvugaho. Mbere ya byose ariko Musenyeri Rukamba, mwifurije yubile nziza, Imana ikomeze iguhe imigisha myinshi. Ibyo ngiye kuvuga kuri iyo disikuru yawe, bimwe ntabwo biza kugushimisha, ariko ndumva ngomba kubivuga. Mbere ndagushimira iriya ntego yawe, Considerate Yezum, nimurangamire Yezu Kristu. Oh, c'est bon. Ni byiza rwose. Muri disikuru yawe hari ibintu byinshi byanshimishije. Amwe mu magambo yanshimishije harimo aya ngaya: hari abantu benshi bumva ibibazo by'abandi bitabareba iyo bo bameze neza, ariko iyo nzira siyo nzira y'ubukristo. Umukristo nugira umutima n'amaso areba abandi, cyane cyane abari mu ngorane. Inzira y'ubukristo ni inzira yo gukundana no gushyira hamwe. Buri wese muri twe rero ni umurinzi wa mugenzi we, kugira ngo bazamukane, bajye inama, bashyire hamwe, twese dushobore kumererwa neza, dufatanye no mu kujya mbere. Nk'abakristo rero tugomba gukuza umuco wo kwita ku bandi tuzagomba gusigira abana bacu. Iyo utangiye gukora yubile ni uko uba utangiye gukura. Uba rero wibwira uti harya nzasiga iki? Ndageraga rwose ngo mbabwire mwe abakristo mwe ko kudasiga urukundo ari ugusiga ubusa. Rwose ayo ni amagambo meza y'ivanjiri ya Yezu Kristu. Urayumva ukumva umutima uraruhutse. Ariko rero mu magambo ataranshimishije harimo aya ngaya: ndagira ngo nanjye impano. Ngo uwanga gutenguha atuma mukuru. Iyi mpano twagira ngo tubasabe nyakubahwa Minisitiri w'Intebe kuzayishyikiriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munamubwira ko tumushima kubera umutekano dufite no kubera intumbero ngari yo kubana neza no kumvikana, yo gukora umurimo unoze no kwigira, yo kugira amajyambere agera ku muturage. Iyi mpano twagira ngo tubasabe nyakubahwa Minisitiri w'Intebe kuzayishyikiriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munamubwira ko tumushima kubera umutekano dufite no kubera intumbero ngari yo kubana neza no kumvikana, yo gukora umurimo unoze no kwigira, yo kugira amajyambere agera ku muturage. Ngibyo murabyiyumviye. Iyo dushakisha nyirabayazana ibibazo n'ibyago tugira mu Rwanda, akenshi tujya gushakira kure mu mateka, muri politike, ugasanga turi mu mpaka za ngo turwane. Ariko burya kenshi isoko y'ibibazo tugira mu Rwanda ni amagambo n'imyifatire nk'iyi ngiyi y'abantu bakomeye nka bariya, itambuka bucece abantu bagakoma mu mashyi, bakabona ko ari ibintu bisanzwe kandi byiza, bakabyita umuco n'ikinyabupfura. Ariko rero iyo witegereje neza, biriya bintu ni amahano.
kugira ngo numvikanishe igitekerezo cyanjye, reka ntange urugero. Muribuka wa mwigisha bitaga Petero? Nka buriya iyo Petero aza kuzamuka aho Yezu yari abambiwe, akamwunamira akamusenga, Yezu mukonsiderare, yarangiza akamanuka akagaruka kwa Pilato, nawe akamwunamira amusingiza amubwira ati, uri umutegetsi w'igihangange, ureba kure, watuzaniye amahoro n'amajyambere n'umutekano. Muribaza uko iyo kiliziya Yezu yari kumera? Ariko se iyo witegereje abayobozi ba za kiliziya mu Rwanda, murabona hari aho bitandukaniye? Ngaho aho ibyago byacu bituruka. Niko se Musenyeri Rukamba, mu mbaga y'abantu bari aho, sinzi niba harimo abanyekongo. Muri aka kanya ndiho mvuga, mu burengerazuba bwa Kongo, abasirikare boherejwe na Kagame barica bunyamaswa, barasahura abanyekongo babuze epfo na ruguru, bavuye mu byabo. Ntumbwire ngo ntubizi, kuko sinabyemera. Nka kuriya uriho usingiza wabahekuye, urakeka ko abanyekongo baguha uwuhe mwanya mu mitima yabo? Mu kanya wavugaga amagambo meza y'urukundo no kumva akabaro kundi. Iyo uvuze amagambo nk'ariya asingiza umuntu wabahekuye, wababujije ubuhumekero, ntabwo ubona ko yavanjiri watwigishaga uriho kwikamuramo uburyohe bwose, ugasigira abantu ibikatsi bitagira icyanga n'uburyohe? Reka nsubiremo icyo mvuze. Nka buriya uriho usingiza wabahekuye, urakeka ko abanyekongo baguha uwuhe mwanya mu mitima yabo? Mu kanya wavugaga amagambo meza y'urukundo no kumva rwo kumva akababaro kundi. Iyo uvuze amagambo nk'ariya asingiza umuntu uriho kubahekura, wababujije ubuhumekero, ntabwo ubona ko yavanjiri watwigishaga uriho kuyikamuramo uburyohe bwose, ugasigira abantu ibikatsi bitagira icyanga n'uburyohe? Abo bantu ntabwo ubona ko ufite kubabera ibuye ry'urutsitariro, bagira bati, niba uwo Yezu wanyu ari uko ameze, nimumwigumanire. Za kiliziya mu Rwanda hose ziruzura 90% z'abaturage, ariko zuzuye abashonji basonzeye ukuri n'ubutabera. Mukora uko mushoboye mukabagaburira ivanjiri ya Yezu, ariko mwarangiza mukayikamuramo uburyohe bwose mukoresheje amagambo n'imyifatire iba ibogamiye ku moko yanyu. Abategetsi ba za kiliziya mu Rwanda bateye agahinda. Aho kwerekana ibikomere bya Yezu Kristu yagiriye ku musaraba, mwirirwa mwerekana ibikomere byanyu bwite mu mateka yanyu, maze ibisingizo by'Imana bigasimburwa n'ibitaramo byo kurata ibikomere ngo ni bande bakomeretse kurusha abandi. Birumvikana rero ko mu bihe by'amahina n'ibishuko, aho gushakira inganzo y'ibisubizo mu bikomere bya Yezu Kristu, bazayishakira mu bikomere by'amoko yabo. Reka mvuge no kuri uwo mutekano usingiza. Leta irabuza abantu kuvuga ibyo batekereza, ikabategeka ku ngufu gutekereza no gukora ibyo leta ishaka. Ubirenzeho bakamuhana bihanukiriye. Aho abantu banekana, aho utarabukiye hose ukahasanga umusirikare ufite imbunda, simvuze n'abandi nkabo. Icyo gihe rero kugira ngo umuturage abashe kuramuka, azaruca arumire, yemere kuyoborwa butama. Yego umutekano uzaba uhari, ariko se koko
ibyo wabyita umutekano? Ntumbwire ko ibyo utabizi, kuko sinabyemera. Ntumbwire kandi ngo ndabeshya, ngo mwebwe muri hanze ntacyo muzi. Icyo gihe waba wibeshya. Mu majyaruguru y'igihugu barahatira abantu bose kujya kurara amarondo, kubera ko abagabo bahashize bohereza abagore yewe n'abahetse abana kurara amarondo. Hari umutegetsi waho numvise ababwira ati, nihagira umwanzi uturutse hanze y'igihugu akabanyura muri humye akinjira, ngo bose bazashira. Ubwo kandi abo bita abanzi ni basaza babo, ni bakuru babo, batana bashaka gutaha mu rwababyaye. Nuko irondo bakarikora, icyo bita umutekano kikaza. Ariko se icyo ni cyo wita umutekano? Murabona nta bundi buryo mwabona abanyarwanda tukicara hamwe tukubaka umusingi w'umutekano nyawe uretse uwo mutekano baringa? Ejo nahoze numva disikuru ya Kagame mu nteko y'abadepite. Iyo disikuru nayo narayumvise ndumirwa. Yararahiye aratsemba yivuye inyuma ngo nta mabuye y'agaciro bigeze biba muri Kongo, ngo nta basirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, ngo nta n'abahigeze. Mana yanjye, ni nk'umuntu yahagarara ku manywa y'ihangu ku zuba ry'igikatu, icyuya cyamurenze, akagereza kukumvisha ko izuba ritabaho. Wamwereka uti dore izuba, dore n'ibimenyetso byabyo, akanangira ati nta zuba rihari, ati ahubwo ni nijoro. Rimwe na rimwe umuntu yakwibaza niba hatarimo uburwayi bwo mu mutwe ntitubimenye. Nawe abasirikare b'u Rwanda barapfa ku bwinshi muri Kongo, baraberekana ku isi hose, za satelite ziraberekana bambuka, nta muntu utabizi. Ariko akihandagaza ati abantu baratubeshyera, isi yose iratubeshyera, isi iratwanga. Ariko igiteye agahinda nuko iyo avuga ibinyoma nk'ibyo abadepite bose bamukomera amashyi kakahava. Ariko igiteye agahinda nanone nuko bazi ko ababeshya. Aho kumubeshyuza bingana no guhara amagara, bahitamo gukoma yombi. Igiteye agahinda nanone kandi nuko umusenyeri wagombye kurwanya ikinyoma, kuko niyo nshingano ye ya mbere, ahita ruhinga nyuma akaza gutura amaturo n'ibisingizo byinshi. Kandi ntitwibagirwe ko ikinyoma ari cyo soko y'ibyago mu bantu. Ikinyoma nicyo cyabaye isoko y'amahano mu Rwanda. Niba ushaka amahoro mu Rwanda, rwanya ikinyoma, ibindi bizizana. Hari akandi gace muri disikuru yawe kanteye kwibaza aho ubundi ntari nkwiye kwibaza. Yumvire. Iyo turi mu nama ntawe utinya kuvuga icyo ashaka kuvuga. Tuvuga rero ukuri, tubwirana ukuri, nta kintu rwose duhishana. Inama z'abepiskopi nagira ngo mbibabwire muri hano mwese, ni inama nziza. Mu nama y'abepiskopi ubundi ntacyo nayibazagaho. Ariko kubera ko uvuze ngo nta bibazo bihari, ahubwo byatumye nibaza koko niba nta bibazo bihari. Ariko ibyo ni ibindi bindi. Maze rero Musenyeri Rukamba, tu sais que je t'aime. No, plutôt tu ne le sais pas, mais ce n'est pas grave. Gusa ndagira ngo nkubwire ko ibyo navuze byose atari wowe navugaga ku giti cyawe. Ahubwo disikuru yawe yambereye icyanzu cyo kubwira Kiliziya yo mu Rwanda. Kandi kuvuga gutyo
kuvuga gutya ntabwo ari ukwanga u Rwanda nk'uko intore n'abambari b'ubutegetsi bazabyishyiramo, nta nubwo ari ukwanga kiliziya, ahubwo mvuze ibi byose quia Iesum considero.